Mukandemezo Marie Rose wo mu murenge wa Mutete yarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma y'imyaka 31 jenoside ihagaritswe, mu ntekerezo za Marie Rose haracyagarukamo amwe mu mashusho amugora kwakira. Baraho bagiye bashyingura abantu bacu, ndetse twagize nejo bundi twashyingura mu hiryango mu rwibutso, ndahagera nkumva ngize agahinda, nkahungabana, nkagira ubwoba, nkashaka kurira, kandi n'igihe mpageze nakwibuka abana nagiraga n'abanaga nabo n'iki nabo n'abaramu banjye bamfashaga, numva ngize agahinda muri njyewe. Muri kino gihe benshi bafite ibibazo mu buzima bwo mu mutwe bishingiye ku bibazo biri mu miryango, abana batawe n'ababyeyi, abafite uburwayi budakira n'ibindi. Aba bantu bakeneye ubumenyi kuri TFT Thought Field Therapy, uburyo bwo kwivura intekerezo mbi bifashishije zimwe mu ngingo z'umubiri wawe, nk'uko Dr. Caroline, umunyamerikakazi uri mu itsinda ry'inzobere mu buzima bwo mu mutwe riri gufasha abatuye Igicumbi, abisobanura. Rimwe na rimwe hari ubwo ugira uburakari ugata umutwe, koresha urutoki rwawe rw'agahera use n'ukubitaho gake gake, wongere use n'utsindagira intoki mu gice cy'inyuma y'amaso, nurangiza ukore ka massage munsi z'amatwi, umanuke ukomange ku nda cyangwa se ukomange ku rutoki rwa mukuru wa meme, ubwo kandi urabona sohora umwuka. Icyo gihe uba wivura umujinya n'agahinda. Dr. Caroline kandi yavuga ko iyo intekerezo zitavuwe neza, ibyo bikomere byambukiranya ibisekuruza n'ibisekuruza by'ubifite. Iyo tutavuye iryo hungabana, biva imbere muri wowe bikagera no ku mubiri nyuma. Hari nk'ibikomere bikomoka kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Iryo hungabana iyo ritavuwe, urifite imyaka n'imyaka irashira arihererekanya n'abamukomokaho. Iri tsinda ry'Abanyamerika ryaje ku butumire bw'umuryango Caritas Diocese ya Byumba. Padiri Augustin Nzabonimana wukuriye avuga ko uretse gukira ibikomere kuri aba, ari n'uburyo bwo kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa, tukanabigisha n'uburyo bwo kwivana mu bibazo bakaba bakora bakiteza imbere, icyo twita resilience. Ariko ibyo ngibyo bikabaganisha no ku bumwe n'ubwiyunge. Bamwe muri bo baremeza ko byatangiye kubafasha, ndetse ko nabo biteguye gufasha abandi. Hari n'ubundi buryo ngomba gukoresha niba umujinya utashize, noneho ndakora aha ngaha munsi y'amatwi, se nkaho ndimo kumasa gutya, noneho nibyanga nkore hano nanone mase. Icyo gihe nzaba ndimo kugira kwivura umujinya wa wundi umuntu agira umujinya akagera naho ahekenya amenyo. Ubu buvuzi bwa TFT Thought Field Therapy bwavumbuwe n'umuhanga mu mitekerereze ya muntu, umunyamerika Callahan. Padiri Nzabonimana Auguste abugeza mu Rwanda muri 2008. Bumaze gufasha abarirwa mu bihumbi, harimo n'abatinyaga kujya mu bikorwa byo kwibuka abazize jenoside yakorewe Abatutsi. Ubu bakaba baratangiye kubitinyuka. Theogene Twibanire, Igicumbi.